Yo urabizi se noneho Nyirantambara arica umuntu. Nyirantambara noneho uyu munsi wa none aranangura umuntu. Nyirantambara natica Fabiora arica umugabo we. Ese uratekereza umugabo wa Nyirantambara none ataha harabiki? Guys, uyu munsi wa none filime yacu Uwmusaraba ntayibazaniye, kandi wowe ukurikirana filime yacu Uwmusaraba umunsi ku munsi ndagusaba kugira ngo batange ibitekerezo byawe ndi tukomeye tugende mu kubyo tuba turi kubagezaho umunsi ku munsi. Nyirantambara yariye karungu, Nyirantambara yariye urusenda, Nyirantambara kuri uyu munsi wa none nta n'umuntu n'umwe uramukira. Nyirantambara natica Fabiora umugabo we arahapfiriye karabaye. Ese uratekereza noneho Fabiora kuri no nshuro araza kurokoka? Ese Fabiora noneho baramushira he? Ese Nyirantambara Fabiora aramujyana hehe? Ese uratekereza Rungema noneho we nataha icyo baramukora ari kinaha mu Rwanda? Guys, murabizi ko filime yacu Uwmusaraba ari filime yanyu. Rero icyo mbasaba kugira namwe mwe mwayigiramo uruhare rweruye ndetse mwe mwarigiraho uruhare rufatika, ndagusaba kugira ngo bakora subscribe hano kuri Camp aho dukomeze tugende nuko byose barimo kubagerezaho umunsi ku munsi. Uyu munsi wa none murabizi ko tugeze ahantu utagomba kuba wayicikwa. Ndagusaba kugira nube wacikwa episode kurikira filime yacu Uwmusaraba urabutsiswe ibintu byinshi. Ese Rungema we noneho aya makimbirane no agiye kuvuka mu rugo iwe, uratekereza Rungema waraza kuyakemura ute? Ese uratekereza afite uruhare? Uratekereza we kuba bifitemo uruhare? Uratekereza hari ikintu yabafasha kugira ngo yano makimbirane avutse mu rugo babe bayakemura? Guys, ubungubu tuvugana Rungema nataha ntago tuzi icyo Nyirantambara araza kubakorera we na Fabiora. Ntago tuzi ko n'abana nibabimenya barabyakira amahoro. Ese isimbi namara kwakira ko papa we ari Uwateye anti we Inda akaba twita umwana wa papa we, ese uratekereza noneho isimba baraza kubyakira ute? Guys, niba ari ubwo bwa mbere ugeze hano kuri Camp mwayikaze, ndagusaba kugira ngo ube wakora subscribe maze dukomeze tugende n'uko byo tubona kuzagezaho umunsi ku munsi. Kandi ndagusaba kugira ngo watange ibitekerezo byawe niba ukunda filime yacu Uwmusaraba by'umwihariko. Iribagiza ntago aramenya ibyabaye, isimbi nawe aracyari mu mandazi ntago aramenya ibyabaye. Ese uratekereza ko nibamara kumenya ko Fabiora atwite inda ya papa wabo, ese uratekereza noneho harabiki? Guys, ntago tuzi ikintu cyo Rungema aragera imbere y'abana agasobanura. Ese Rungema murabona hari ijambo arongera kuba yagira imbere y'abana? Ese uratekereza Rungema araza gukora iki mu gihe ataravuga ukuri kose k'umuntu wateye inda isimbi? Rungema aragatoye. Rungema ntagatuzi ikintu araza kuba yavuga imbere y'umugore we. Nyirantambara kuri no nshuro noneho arica umuntu rukarabaye. Nyirantambara agiye kwica umugabo cyangwa se yice Fabiora. Ese guys, uratekereza bino bintu biraza kuba byahagarara amahoro? Ese uratekereza ko noneho bino bintu nibimara kuba byajya hanze bikajya mu zindi miryango, uratekereza bo bazabivuga hiki? Ese nibimara kuba byava muri runo rugo bikajya hanze, uratekereza noneho Fabiora we azongera kunyura he? Fabiora we twari tuzi nk'umuntu wihagaze, Fabiora twari tuzi nk'umuntu utapfa kuba wakora ikosa, Fabiora twari tuzi ko atahemukira undi muntu, noneho by'imwereko mugenzi we mukuru we Fabiora yaranze akora amahano. Ese Fabiora uratekereza ko atari Imana iri kumuhana? Ese uratekereza Fabiora amafuti yose yakoze ndetse amakosa yose yakoze kuva twatangira filime yacu Uwmusaraba, uratekereza atari Imana iri kubimuhanira? Guys, Fabiora arahangayitse, Fabiora afite agahinda kenshi. Fabiora kuba noneho mukuru wamenyeje umuntu wamuteye inda, Fabiora noneho ahise agirira ikibazo kimwe. Ese uratekereza Fabiora we araza gutuza mu gihe
atarabona mukuru we yacururutse ndetse atarabona mukuru we ameze neza. Guys, twitege intambara ya kane muri filime yacu Inzira y'Umusaraba. Twitege intambara ya kane muri runo rwo kwa Isimbi. Twitege intambara ya kane kuri Nyirantambara ndetse na Moise umugabo we. Twitege intambara ya kane kuko noneho Rungema najya gutaha harashya, Rungema nataha harapfa umuntu, Rungema nataha noneho ntabwo tuzi ikintu kirakurikiraho. Ese uratekereza umuryango wo kwa Cyusa numara kumenya ko Isimbi mama we anti watwite ndetse akaba twite umwana w'umugabo wa Nyirantambara, uratekereza harakorwa iki? Umuryango wo kwa Cyusa uratekereza bo baraza kubirebera. Turabizi ko bano bantu zino miryango ibiri zose nta n'umuryango n'umwe wumvikana n'uwundi. Turabizi ko zino miryango ibiri zipingana cyane. Turabizi ko zino miryango ibiri umwe aba ari hasi hejuru. Turabizi ko zino miryango ibiri nta n'umuryango n'umwe wifuza kuba wagirana n'undi amahoro. Ese guys, uratekereza ko zino miryango ibiri kuba zatuza zikajya inama uratekereza ari bya hano hafi? Ese uratekereza zino miryango ibiri kuba zatuza zikaba zashira ku mugozi umwe, zasenyera umugozi umwe, uratekereza byapfa kuba byashoboka n'igihe byatangiriye bimeze? Guys, turabizi ko Fabiora yigeze kuba yanaroga Cyusa. Turabizi ko Fabiora yigeze kuba noneho yafata uburozi akaburoga Cyusa. Ese uratekereza none birakurikira ari ibihe? Fabiora turabizi ko none agiye kuba umugome byeruye. Fabiora turabizi ko noneho umuntu uzongera kuba wamuvugiramo agiye kuzabura ubuzima ako kanya. Ese guys, uratekereza noneho Cyusa we adahangayitse? Ese uratekereza ko Cyusa we atari mu mazi abira noneho? Ese uratekereza ko Cyusa noneho ahanari atekanye? Ese uratekereza ko Cyusa wizanya muri zino miryango ibiri gashakamo umugeni? Ese uratekereza ko Cyusa waje muri uyu muryango wo kwa Nyirantambara agashaka umugeni? Ese uratekereza Cyusa we aho buzakera ubuzima bwe butuzahagenderamo? Ese uratekereza Cyusa ubuzima bwe butazatikiramo mu gihe atitonze ndetse mu gihe atagenze kake ngo yumve ko yashira agapira hasi? Guys, rero filime yacu Umusaraba ni filime yanyu. Icyo mbasaba nuko mwakora subscribe hano kuri Venke Empire, abundi tugakomezanya tukagenda mu bikorwa byose baturimo kubagezaho umunsi ku munsi. Kandi icyo mbasaba nuko mwatanga ibitekerezo byanyu mukambwira ukuntu muba mwiyumva kuri filime yacu Inzira y'Umusaraba. Guys, mwe murasengera Papa Isimbi kuko nataha n'urupfu ruraba rumuri hafi. Nitwa Niyonsenga Venke, nkorera kuri YouTube channel yitwa Venke Empire. Icyo mbasaba ni ubufasha, kandi umuntu utanze ubufasha nta n'ikintu kimwe abahonze. Niba uri umuntu mukuru ndetse ukabona ashaka gufasha rubanda rugufi, ukaba wifuza ko buri muntu wese yatera imbere ndetse akagira ikintu ageraho, icyo ngusaba ni ubufasha butoya cyane. Kandi niba uri umuntu mukuru urabizi ikintu cya mbere gifasha umuntu ni ikintu gitoya. Kuba wafata telefone yawe ukajya kuri YouTube channel ukandikamo Venke Empire, icyo nari kibazo. Ibyo ni ibintu biba byoroshye cyane nko kunywa amazi. Ni ukwandikamo Venke Empire ubundi ugakora subscribe, ubundi tukaza dukomeza tugenda muri kugo byose mandi kubagezaho umunsi ku munsi. Kandi murabizi ku muntu wese wageze kuri YouTube yanjye yitwa Venke Empire ahabonera ibintu byinshi cyane, kandi ahabonera ibintu by'agaciro bituma abaho yishimye, abaho afite akanyamuneza, ndetse ahorana akamwenyu ku munwa. Ndetse ku muntu wese wageze kuri YouTube channel yanjye yitwa Venke Empire ntiyahava adasetse, kuko ikintu cya mbere duhorana ni amaseko. Kandi nawe nimba ushaka kuba umusetsi ndetse ukabona wifuza kuba wahorana ibyishimo, icyo ngusaba ni ukujya kuri YouTube channel yitwa Venke Empire. Rero niba uri umunyamuryango ukaba wifuza kuhora useka ndetse ukaba wifuza kugira ngo
ujye uhorana akanyamuneza, ndagusaba kugira ngo ukurikirane Venke Empire. Ese guys, ubona ibikorwa byose muri kugezaho umunsi ku munsi biboneye? Ese uba wifuza kugira ngo nawe ube wagira agaciro kuri YouTube channel yacu? Niba uri umunyamuryango rero ukaba ushaka kuba umunyamuryango wa Venke Empire by'umwihariko, ndagusaba kugira ngo unyarukireyo ukore subscribe kugira ngo tugendane kandi tugendane neza mu mahoro. Iyi ni wari uzi ko yari yerekeranye ku muntu waba wifuza kuba yatanga inkunga ku bantu hatishoboye. Icyambere, inkunga yawe aba ari y'agaciro, kandi inkunga yawe tuyakiriza amaboko abiri. Kandi ku muntu wese uba wifuza kugira ngo agire agaciro mu isi, ni ukuba watanga inkunga. Kandi niba uzi neza ko utunze ibya mirenge, ukaba utarekura ikintu cya mbere kibaho kitari icy'agaciro cya mbere, kuba wafata phone yawe gusa ukerekeza kuri YouTube, ubundi wahagera ukandikamo ijambo Venke Empire. Ni ibintu byoroshye cyane, warangiza ugakora subscribe, ubundi tugakomezanya tukagendana mu bikorwa byose nshaka kuba nabagezeho muri zino minsi. Muri iyi minsi ngiye gutangira filime yitwa Ubuzima bwanjye. Ubuzima bwanjye n'ubwanjye si ubwanyu. Rero icyo mbasaba namwe ni ukugira ngo iyo filime tuyikomezanye turi abantu benshi, kugira ngo buri muntu wese amenye ubuzima bwe, amenye igarukiro, ndetse amenye aho atagomba kurenga mu buzima bw'undi, amenye n'aho agomba kuba yagarukira mu buzima bw'undi, ndetse ubuzima bwawe ube wabuyobora uko ubushaka, kuko ubuzima ni ubwawe. Iyi ni wari uzi ko rero niba ushaka kugira ngo dukomezanye muri iyo filime yitwa Ubuzima bwanjye, ndagusaba kugira ngo ukore subscribe hano kuri Venke Empire, kandi tube twajyana mu bindi byose mari kugezaho umunsi ku munsi. Muri izi minsi ngiye kugenda mbagezaho wari uzi ko zerekeranye n'ubuzima bwo kuri iyi si, ndetse n'ibinyabuzima biri kuri iyi si byose. Rero ndabashimiye ku muntu wese ukurikirana Venke Empire, ndabakunda cyane, muri abagaciro.